reka rero ninjize ikipe ya kabiri tujye kuganira, abaturwanya b'ikipe ya kabiri tujye kuganira nyine tuganire. Reka rero ndabona ndi kumwe na Bwana Aloys Musomesha, ndabona arimo kutubara hari nicaye neza. Ese Bwana Aloys Musomesha mwiriwe neza? Mwiriwe neza Celestine, ndabasuhuza cyane kandi ndasuhuza na bagenzi bacu turi kumwe, murakoze cyane kandi ndasuhuza n'abatwumva mwese, mbifurije amahoro. Na rwose bana amahoro. Hakurya mu Rwanda muri Canada mwiriwe neza, mwaramutse? Bamwe mu gitondo iwanyu ni ku manywa nimugoroba. Mwiriwe neza? Turi mu gicamunsi, muraho Celestine namwe Aloys, mukomere. Muje kandi abatwumva n'abazatwumva igihe bazatwumvira cyose. Rwose mbanze mbashimire kandi nanabiseguraho ko twatwanye gahunda, mvuga nti turutanye nka 2:30 gutyo, ariko namwe mwakurikiye namujya mukurikira radio umuntu mwumvise rwose ko twari turi mu kiganiro gikomeye cyane, aho urubyiruko rwarimo rusobanura uburyo abantu bwo gushira ubwoba n'ibyo bagomba gukora kugira ngo impinduka nziza ize mu Rwanda. Byananiye rwose kwaca mu ijambo bantu bari gutamira yose ku buryo datuyete yaje twitangira yitinze, hamwe n'ingingo maze kwabwira mu kanya rwose cyane rwose n'umupadiri umerewe naye muri kano kanya, umuryango umerewe nabi rwose n'amakuru mfite, kandi umerewe nabi n'ubuyobozi bw'u Rwanda, harimo nyine RIB, harimo meya wazaza, harimo kazaza, harimo n'abapadi bagenzi be bakorana rwose ku buryo umupadiri ari mazabira, ariko nawe amaze gushira ubwoba yavuze ati kamba mbaya niyo baranyica banyice muri ukuri byasaga ko ikoze naye mbanze naye muvuganire, kandi niko tsezanye namba radio mu minsi imbere ko nzamuzana kuri radio Rumuri nawe akabyivugira. Reka rero twihuta vuba azuganye ko tutaranga 20 ngahe nanga 30 turagerageza tuvuge ibintu twavuga mu isaha kasure mu tanga 20 kugira ngo twihute. Bwana Aloys Musomesha, Bwana Francois Munyabagisha, muzi ko twatangiye ingingo ubushize aho duherukira kuganira yerekeranye n'ubutegetsi bubereye abanyarwanda bagombye kwitekerereza ubwabo bakabukira mu bikorwa, bukaba ari bwo butegetsi babereye. Kandi twabitangiye nagira ngo wenda mu ijambo ntere kuri Bwana Musomesha kuko twabihereye ku mushinga yakoze, ku gitabo ku nyandiko yakoze rwose n'umushinga ugaragara yakikije abanyarwanda, usobanura uko we abona ibyo bintu byagenda, uko mwishyira hamwe rye abona ibyo bintu byagenda. Reka rwose mu minota mikeya abanza bitwibutse gatoya, hanyuma tugatangira kuganiraho duteye intambwe kuko twaganiriye ingingo yerekeranye n'ibibazo byawe byo mu Rwanda byerekeranye amoko, byerekeranye amoko uko bamwe bayabona, ingirwamoko, ibyo twabiganiriye ubushize. Twagira ngo guteye intambwe adusobanurire ku buryo bwimbitse uburyo ubwo butegetsi abonaga buteye. Bwana Aloys Musomesha, nagira ngo ijambo n'utangiye kwibutsa ibyo mvuga kwibutsa gato kugira ngo tutangire ikiganiro, ariko tujya imbere nyine kugira ngo tujye mu mizi y'ikiganiro nyine ubutegetsi bwabuteye. Ijambo n'ijyaye Bwana Aloys Musomesha. Murakoze cyane Celestine, murakoze kandi nanone mushimira nanone abaduteze amatwi. Ubushize kuko twari twavuze kubyerekeye n'inyandiko natangaje ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri, yitwa impinduka y'ubwiyunge nyakuri, ubwigenge busesuye n'ubwisanzure mu Banyarwanda. Igice cya mbere rero twagikoze ubushize nk'uko mumaze kubivuga, tuvuga kubyerekeranye n'impinduka yo myumvire yo cyane cyane kubyerekeranye n'ingirwamoko z'abahutu, abatutsi n'abatwa, yuko abanyarwanda benshi batangiye kubona gusobanukirwa neza ko koko ari yangirwamoko akoreshwa mu nyungu za politiki. Kuko nk'iyi nyito twabihaye biriya bice by'abanyarwanda, abahutu, abatutsi n'abatwa, usanga n'abantu benshi baratangiye kubisobanukirwa nabo bakumva neza koko ari ingirwamoko. Aho rero twavuze igice cya mbere, ariko rero kuri igice cya kabiri nk'uyu munsi twavuga turangiza yenda muri makeya ibikubiye muri inyandiko, ni kubyerekeye na repubulika n'imiterere y'igihugu, imiterere y'ubutegetsi byacu muri repubulika. Inyandiko nayisohoye kubera cyane nyine kubera ko tumaze imyaka 60 muri repubulika. Nagizeho umukono rwose kuri 28 z'ukwa mbere uyu mwaka, kwizihizaho ishyirwaho rya repubulika, imyaka 60. Muri make nyine nk'uko
nasanze iyi myaka tumaze muri 60 muri repubulika nayo ijya kungana n'imyaka twanamaze mu bukoroni bijya kungana rwose hafi. Noneho nyuma nza kureba mvuga byerekeye n'impinduka, mvuga ukuntu twaje kugira impinduka iva mu igota ingoma ya cyami ikaningobotora n'ubukoroni, nerekana imyaka 12 mbere ya independence, mbere y'ubwigenge. Mvuga ko muri iyo myaka 12 mbona ijya gusa kuva muri mwaka 50 kugera muri 62 ijya gusa nkuko iyi turimo kuva mu myaka 2010 ni mwaka 2010 kugeza muri iki gihe tugezemo. Ibyo rero nubwo nasobanuraga mvuga ko dusa umuntu abona ko uburyo abanyarwanda batangiye kumva imyumvire y'ubuyobozi y'igihugu cyacu cyayoborwa atari iy'amashyaka gusa ya politiki ya repubulika, atari nk'uko repubulika zagiye bisimburana, kandi ukabona ko nk'uko namaze kubivuga mu kanya ko n'imyumvire yerekeye n'ingirabwamoko z'abahutu, abatutsi n'abatwa, iyo nyabutatu cyami nyite nyabutatu cyami kubera ko nyine ni system y'ingoma ya cyami yakomeje muri repubulika. Abantu noneho batangiye kubona ko nyuma y'izira repubulika zayobowe byavuzwe ko zayobowe n'abahutu, izindi zikayoborwa n'ingi iriho ikaba abantu bavuga ko iyobowe n'abatutsi. Abantu bamaze kubona ko imyaka ari tugeze ubu ngubu ko tutagikeneye, tutazakenera mu myaka iri imbere kuyoborwa n'abahutu n'abatutsi. Repubulika rero noneho tugiye muri repubulika n'imiyoborere yayo rero tuzi neza ko twayihawe n'abanyamahanga, twabonye repubulika tukiri mu bukoroni. Ibyo ngibyo abantu benshi ntabwo dukunda kubitekerezaho ngo twibuke ko atari abanyarwanda twebwe ubwacu twenyine twishyiriyeho repubulika, oya, ni abazungu bayiduhaye tutarabona independence. Nyuma rero noneho nibyo mwibaza ikibazo kandi mbaza n'abanyarwanda nti noneho nyuma y'imyaka 60 tumaze muri iyo repubulika tubona amahano twagiye tugira muri repubulika yitwa ko ngo twabonye demokarasi kandi ari ntayo kuko yuzuye. Noneho byagenda bite? Tuzahora muri iyo repubulika gutyo uko iteye? Niba repubulika yayobowe n'abahutu yananiwe guhuza abanyarwanda, tukagira impunzi nyinshi cyane, iyo abatutsi nayo ikaba yananiwe guhuza abanyarwanda, tugakomeza kugira impunzi, abanyarwanda ntidushobore kubona mu gihugu, ntidushobore kubona repubulika iduhuza, koko byagenda gute? Aho rero niho nyine nukugira ngo na mu gifaransa ni prise de conscience, nukugira ngo abanyarwanda twumve bisobanura mu Kinyarwanda, no kuvuga ngo dutekereze rwose twumve ko hari ikintu tubura muri iyo repubulika yacu ifite ikibazo. Atari ukuvuga gusa ngo tujye tuvuga abategetsi ba perezida baziyoboye bamwe bagenda batererwa n'amagambo, bamwe bati ni perezida kanaka, abandi ni perezida kanaka, abandi bati kosa none bati ni perezida kanaka. Tureke kureba ibyo gusa, ariko tunarebe noneho koko imiterere n'inzego z'ubutegetsi bwacu bw'igihugu cyacu. Aha rero nibwo naje kubona ngewe ko nk'ubushakashatsi bwanjye muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri nashyizeho mu mwaka wa 2001, mbona ko iyo repubulika irarwaye rwose imiterere yacu. Mbona ko ari igihe kigeze noneho ubu ngubu rero igihe kirageze ko nyuma y'imyaka 60, imyaka ingana n'imyaka twamaze mu bukoroni, dukwiye kuyivugurura, tukayivugurura tukabona indi repubulika yindi. Avuga nti rero muri make ntabwo twasubira mu bwami, kubera ko ubwami twarabwanze, ntitwanone ntitwaguma muri iyo repubulika kuko iyo repubulika yakomeje kudutanya kubera inyabutatu cyami. Ndavuga nti noneho tugomba gushaka indi repubulika nshyashya, indi nshyashya noneho rero yaba yubatse ite. Aho ngaho niho abanyarwanda tugomba gutekerezaho. Ndafite ibitekerezo kuri yo, ariko mbere yuko nyine mbyinjiramo nagira ngo mbanze nsasire numve abanyarwanda bumve impamvu natekereje kuri iki gitekerezo. Wakoze rwose, ariko mbere ko wenda nuko ndemata nakongera kureba ku isaha. Ari utuntu tubiri uvuze numva dukura ibibazo mu mutwe wanjye. Uravuze uti ntitwasubira mu buhake kubera ko nako mu ngoma ya cyami, twasubira ku ngoma ya cyami kubera ko twayisezereye, kandi repubulika nayo turabona ituzuye, ari ibintu cyangwa twahawe n'abazungu, atari ibintu byacu muri makeya. Nagiye nkoze ikibazo kimwe, none se ko tuzi ko hari ibihugu bimwe rwose ku isi bimeze neza, biyobowe neza kandi ari ubwami. Hano turi mu Bubiligi
dufite umwami dufite na premier na minisitiri w'intebe na guverinoma igakora mu Bwongereza bafite umwamikazi ndetse n'umwamikazi numva ahubwo nawe uyobora François Munyabagisha dayeri muri Canada nawe bereka hari ukuntu bafite bagenda bahuza iruse ari bihugu none se ubwami bwose se niba ubi ku buryo tutakongera kugarukaho ikibazo cya mbere cya kabiri repubulika tureke ikintu cyitwa respublika bayana tuvuge mu byerekeranye n'abantu babizi kiratini icyo kintu cyitwa ikintu rusange ikintu cy'abaturage icyo kintu ko kumva ko ubutegetsi bw'abaturage ese iyo ubwo buryo bwo kuyobora vuga muti ubuyobozi n'ubw'abaturage ibyo abayobozi bashyira hariya bakora bakorera abaturage none se urabona bidahwitse icyo nyine nkubaze ngiye utuntu twabanye nkubaze Abakoze cyane se ni ikibazo cya mbere ntabwo ngitindaho cyane kubera ko nyine nkuko ubizi twagize ubutegetsi bw'ingoma cyangwa imyaka myinshi cyane noneho nyuma abanyarwanda baza kubona ko ubwo ubutegetsi butatubereye kubera ko harimo ikandamiza harimo ubutegetsi bw'ingoma cyangwa bwakandamije rubanda rw'abanyarwanda benshi cyane noneho nubwo kandi cyane ko nkuko nabivuze mu kanya ubutegetsi bwagendera kuri ibi bintu byitwa ngo ni abahutu abatutsi n'abatwa ibice by'inkunzi ibi bintu byiswe ngo ni nyabutatu ari nabyo byakomeje muri repubulika bikakomeza bikatuzinzika mu bintu byaduzinzitse cyane nuko kubera ko ntabwo iyo systeme tuyiyambura ngo tuyivemo kubera kandi twarageze muri systeme ya demokarasi ishingiye ku mategeko arengera uburenganzira bw'umuntu wari wese ashingiye ku muntu ubuhake n'ubwami bwaryo kujya kurangira umwami Rudahigwa yari yabuciye ibyo urumva ni ibintu nabo n'ubwami tujya kwinjira muri repubulika neza n'umwami ubwe n'abami ubwabo nabo bari bamaze kubona ko iyo systeme y'ingoma ya cyami itaberanye n'igihe twari tugezemo twebwe rero ntabwo twavuga ngo twajya kureba ko abandi bindi bihugu buri gihugu cyose kigira umwihariko hari ubwami koko bukora mu bihugu bitewe n'imibare y'abaturage b'igihugu n'abenegihugu igihugu cyose kigira ariko twebwe ndavuga ku banyarwanda ntabwo ubwami cyane ko hanabayeho n'amatora kandi akaba yaranze ubwo bwami kubisubiramo rero natwaba dusubiye inyuma niyo mpamvu noneho rero repubulika yageze kuri repubulika byerekeranye n'ubu na repubulika yuko ari ubutegetsi koko bw'abaturage ibyo nibyo koko ariko ubu ntabwo ariko bimeze siko bimeze kubera ko niba byari uko nguko hari ikintu simbanaraho cyane muri abanyarwanda tugomba kumva ko nuko iyi repubulika itashoboye guhuza abanyarwanda twese niba repubulika tutayibanamo mu gihugu cyacu ngo tunuza nuko atari y'abanyarwanda twese nuko atari y'abaturage oya ni y'abanyarwanda bamwe ntabwo ari y'abanyarwanda bose niyo mpamvu ahangaha ahubwo mpise njya ku kimwe mu bisubizo mvana muri repubulika inshyashya twashyiraho koko kugira ngo ibe y'abaturage koko irengera abaturage koko nuko abaturage bagomba kubigiramo ijambo kubera ko twasanze ko amashyaka nanone kubera ko nasanze ko n'amashyaka nayo twahawe uburyo bwo kuyamura igihugu ukoresheje amashyaka gusa bitatubereye nabyo muri imyaka 60 yose ishize ndavuga rero abaturage bagombye kugira uruhare nabo noneho mu buryo nyabwo koko direct rwose bakajya mu buyobozi butari ubutegetsi nk'ubw'amashyaka batarinze kujya mu mashyaka ariko nabo bakagira ijambo rikomeye mu buyobozi ndavuga ngo mu buyobozi ntabwo ari ubutegetsi kuko bitandukanya ariko byuzuzanya kugira ngo urugero natanga ahangaha ni rumwe ni kugerekerana n'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko numva ko ahangaha bitagombye ko aba bantu bahagararira rubanda batagombye kuba abo mu mashyaka ya politiki gusa yandi twazaniwe ya miyoborere y'amashyaka ya politiki gusa mbona ko n'abaturage muri societe civile ahangaha nibyo mvuga nti wa muryango w'abanyarwanda rwa giseseka abaturage basanzwe abanyarwanda basanzwe bashobora kujya mu nteko ishinga amategeko batarinze kuvuga ngo bahagararira ishyaka rya politiki iyo ngiyo akaba ariyo rwose mvuga ko societe civile n'amashyaka ya politiki akagumaho akagira imitegerekere yawe mu butegetsi bw'igihugu ariko n'ubuyobozi
bwa societe civile yigenga, angana avuga ngo yigenga, atari abantu bari bitwa ngo bari muri societe civile kandi bari no mu mashyaka ya politiki. Noneho rero babaturage koko bakagira ijambo koko nuko bivuze rero, noneho ikaba ya repubulika, ikaba koko repubulika y'Abanyarwanda bose. Icyo ni kimwe mu byo mushyira mu bintu, mu gitekerezo kimwe cya mu nteko ishinga amategeko hakajyamo abantu mu mashyaka. Igice cya kabiri, ikindi gice kimwe cya kabiri kikajyamo Abanyarwanda batari mu mashyaka ya politiki bo muri societe civile yigenga, bagahararira nabo rubanda. Mbere yo kugira ngo nabo twinjire muri mubone mvuga nakize kuri mute nanjye aragenda cyo kwifungura, mbere yo kugira ngo twinjire wenda mu magambo asa nk'arambuye gatoya ku buryo ubyumva, nagira ngo mbanze mpe bwana François Munyabagisha wenda nawe agira icyo avuga ko ibyo umaze kuvuga, uburyo miyoborere we yumva yagombye kwiteye, ariko cyane cyane wenda natwibutse cyangwa se agira icyo avuga ku byerekeranye n'uburyo ubu ngubu mu Rwanda ibintu byifashe, uburyo Abanyarwanda banyobowe, ko wenda here nko ku kintu cyo kubona nk'iyo tugiye gushyira itegeko nshinga. Mu by'ukuri urebye itegeko nshinga ry'u Rwanda ko rikoze, usanga hari ukuntu bagenda bakakuporora ibyo hanze bakajya, ndetse n'amategeko asanzwe ayenga yatugenga, amategeko ahana, amategeko imbonezamubano, nayo ubona basa nkaho bagenda bakopera biturutse hanze. Nyamara mu muco wacu wa Kinyarwanda, mu Kinyarwanda ubwacu bisanzwe, twari dufite ukuntu abantu bafite amategeko abagenga, kavuga ati nta muntu wiba, ugiye kwiba bigenda gutya, gacaca bigenda gutya kabumba, nta mugabo ukubita umugore gutya ngo ngamukubite gutya gusa, nta gusambana n'ibibi. Amategeko yarahari atanditse kubera ko ntago bari bazi kwandika, ariko barafite imiyoborere yabo bishyiriyeho igaragaza ibita iyobowe n'ubunyangamugayo n'ubupfura n'izindi ngaciro nziza nk'izo ngizo zatumaga sosiyete y'u Rwanda icyo gihe itarahura n'abazungu yari ifite uburyo ikora. Wenda bafite defo zabo nabwo ngo kumva ko umwami afite byose, ari nyiri igihugu byose, ariko bafite uburyo Abanyarwanda babanyeho hagati yabo kandi bidafite ubuhuriye n'ibyo bakopeye hanze. Ese bwana François Munyabagisha ko nzi ko ukunda gusoma byinshi kandi usukumbura cyane, buya hari ukuntu umuntu yafata bya twavanye hanze twabihuza n'ibyo wacu twabibyaza ikintu cyatwubakira kurushaho, bwana François Munyabagisha? Ndumva harimo niteguye gusubiza ibibazo bya mbere wari wabajije ku gihe cyo mvuga ntacyo nabyusubiza, nta kibazo rwose. n'icyo ngicyo nacyo ndakirangirizaho, ariko ahubwo ndasubirisha ibibazo, ahubwo nanjye ubwanjye ni ibibazo ahubwo nanjye mbabaza. Ibibazo ndabaza biraba biri bifunitsemo igisubizo. Hari ahantu mbere wabajije utese cyami ko hari ahandi hari cyami, ni kuki iwacu twakumva yuko cyami itagishobotse? nkaba nanjye nabaza, yego Aloyize yatanze igisubizo ariko ntabwo nanyuzwe, kuko habaye amatora. Buriya ariya muyita amatora, aya ni amatora. Buriya mu Rwanda higeze haba amatora? Abantu bashobora gutora batazi ibyo batora ukavuga ngo batoye? Koko tuvugishije ukuri, ubu twahagarara ku maguru yombi tukavuga ngo Abanyarwanda iyo batora ngo demokarasi, ngo iyo batora repubulika, babaga bazi ibyo batora ibyo ari byo? Ni ikibazo rwose nibaza, ni ikibazo nibaza. Ese koko buriya mu Rwanda twigeze tugira repubulika? Repubulika yari repubulika y'igice, ibyo ndabyemera rwose, ariko nabwo nituvuga ngo ku cyiswe repubulika ya mbere ngo yari repubulika, ariko murebe ukuntu byarangiye.
abo icyo gice cyari muri iyo repubulika cyajyanye nayo barabishe ku buryo na n'ubu ngubu nta n'ahantu nta n'uzi aho imirambo yabo yajugunywe. rero usanga ahubwo abanyarwanda dusa naho duteranye imigongo, buri abantu bibaza bakavuga bati badukoze mu nda, badukozeho, abandi oya bikozeho ibintu nk'ibyo. Ugasanga nanone turi mu mwijima ese kuko turi muri repubulika ubu ngubu hari aho bari uti tugeranye n'ibihugu fashe ubu ngubu baravuga ngo la repubulika rwandese, ngo repubulika y'u Rwanda, repubulika mwabisobanuye. Njye nkunze kuvuga ko ari ibere rusange, ni umurima rusange. Ariko se iyo bakubwira ngo abantu barabura bakaburirwa irengero muri repubulika, hari inzego za repubulika, abantu bakabura, wa mugani wa Idamange ati ese ubutaka bw'u Rwanda bumira abantu? Si no kubura gusa, abantu baricwa, bakicwa bari mu ntuza, bari mu nzego z'ubutegetsi bakicwa. Abantu ubu ngubu bari mu munyururu, baraburiramo n'ibihumbi 100 cyangwa se bagera no mu bihumbi 100, bari mu munyururu bararengana kuva ryari. Ariko ugasanga abantu bo muri iyo repubulika ntitubivuga, ari ubwo ryabere rusange turisangira gute? Ubu turi muri repubulika. Aho ngaho ni ikibazo nibaza. Noneho ku kintu uvuga utese twabihuza iby'abazungu batuzaniye, ibyavuye hanze twabihuza gute wenda n'ibyo twari dusanga kera mbere y'uko abazungu baza? Twari dufite cyami, ariko cyami twari dufite nta bihuriye na cyami usanga mu Bubiligi cyangwa cyami usanga hano muri Canada. Kera mu Bubiligi cyane hano muri Canada hari cyami zari zimeze nka cyami twari dufite mu Rwanda. Aho byari bihuriye hehe nuko ubutaka n'abanyagihugu bose bwabaga ari umutungo w'umwami. Kera aho i Burayi hose naho niko byagenze, niho byari bimeze. Baza kuza gukora revolution, byo nakwita baribohoza, baca akenge, noneho ubwo bwami barabuvugurura kubera ko abo bantu bari bakize bafite umutungo. Barababwira bati mba rero mwebwe ntabwo tukiri umutungo wanyu, ariko tubahaye icyubahiro, noneho namwe mutubere imfura, mujye muturebera hejuru, kuko tuba dukeneye buri sosiyete, buri muryango ugomba gutukwamo mukuru. Nuko byagenze iwacu. Rero cyami yacu yavuyeho yari ikiri muri ibyo bihe bya kera, yivanwaho na gikolonize. Ese ubu ngubu mbabazi, mubona gikolonize yigeze igenda? Hari ubwo yigeze ihava? Reba n'ubu ngubu barafunga umuntu wacu, barimo bamwica, bakamwica. Ba bantu bavuga ngo bipakuriye gikolonize barimo barica abavandimwe babo, bamufunga bagirimo bamwica, tukajya gutabaza b'abakoloni ngo nibaze bamudufungurize, ngo nibadutabare. Ubwo murumva kuko tutakiri mu kwaha kw'abakoloni, ubwo se twigeze tuvamo? Aha rero niho ngaruka, wenda nsubize ijambo musomesha. Ngaruka nkavuga nti hari intambwe tugomba gutera yindi, hari ibibazo tugomba kwibaza, tugatinyuka tukabyibaza twebwe, tukanabishakiramo ibisubizo. Amategeko wavugaga ngo itegeko nshinga, ese mu Rwanda hari itegeko nshinga rihari? Ibipapuro mbe nka Habyarimana, ibipapuro, ibintu byanditse hariya by'ibipapuro batoragura hirya hariya, ndazi neza ko musomesha yabitekerejeho, yanabyandika, harakunze kubivuga. Dukenera amategeko yacu nk'uko wabivugaga. Mu Rwanda kera
abakurambere bacu bari bafite ukuntu babaho babana ntabwo ari uko amategeko atanditse ko aba atari amategeko hari amategeko dukurikiza kandi ntaho yanditse nta hantu handitse yuko kizira kunnya ku musozi ariko nta bantu bakinya ku musozi nyamara kera muri za 70 abantu banyaga ku musozi ariko ubu ngubu nta hantu byanditse ushatse kuhanya wahanya ariko ntibibaho hari amategeko none yego simvuga ngo tugaruke ku mategeko atanditse twamenye kwandika noneho duhuze ibyavuye muri iyo colonization ibyiza byavuye mu nuko twize kwandika tukiga gusoma gusa nuko tutize gutekereza baduhishe kwiga gutekereza baduhishe gutekereza ntabwo twize gutekereza twize gusoma no kwandika nabyo turacyagerageza rwose biratugora noneho ugasanga gutekereza byo biri kuri dutekererezaho cyangwa ugasanga tubatekereza abandi biracyari kure ni ibintu rero tugomba kureba tukareba ukuntu twitekerereza tugasubira ku ivuko noneho tukareba muri ayo mategeko n'iyo mibereho y'abacu ba kera tukabizanamo mbese ubu bugeni tuvoma hanze uko ibintu biva hanze byose si uko ari bibi noneho ariko tukitekerereza tukishyiriraho ibyacu none ibyo twishyiriyeho tugashyiraho ibyacu ku buryo tubishyiraho n'abacu bose bashobora kubyumva njyewe numva ko itegeko nshinga hariya nta tegeko nshinga rihaba kuva FPR yaza nta tegeko nshinga rihari nta mategeko ahaba kuko hari amategeko akoreshwa mu Rwanda nazwi n'abantu bo muri FPR gusa kuko niyo amategeko avuga ngo niba uvuze barakwica ngo niba ugize gutya baragufunga bagukorera iyicarubozo ayo mategeko barayafite barayakurikiza kandi noneho bigenze gutyo waba uri babikoze ntabwo akurikiranwa ariko hakaba hari ibindi bipapuro byanditse bayivode bagenda bakavoda bakashyira hariya biryohereye rwose biryoshye pe kubisoma ariko ibyo ntabwo ntibikurikizwa ubwo rero nge numva ari ibyo wenda turaza kuganira dukomeze nagira ngo noneho ntabwo ari bongera kureba ku isaha none kubera ko cyane ngiye bakereje arizi rero nagira ngo tubwire amagambo avunaguye ese wowe urabona ubwo butegetsi bushya butekerejwe n'abanyarwanda kandi bugiye kwishyirwaho n'abanyarwanda ubwabo we mu bushakashatsi wakoze watekerejeho nk'uko tubwiye mu kanya ubona bwaba buteye bute ubona bwaba bwavuka bute bwajya mu bikorwa gute rwose nagira ngo tubwire amagambo avunaguye bwana arizi musomesha murakoze cyane Celestin ariko mbaje nshimire cyane François kubera ko ibyavuze rwose bigenda umva ko nyine byunganira ibyo nasobye nari maze kuvuga mu kanya cyane hageze angereza avuga ati twitekerereze kwitekerereza nyine rwose nawe rwose bavuze ubutegetsi nyine butekerejwe n'abanyarwanda ariko rwose mbere yuko nagira icyo mbivuga ni ukugira ngo abantu abanyarwanda twumve neza ko icyo kintu cyo kumva ko bugomba ubwo butegetsi twashyiraho bwaba buvuye mu bitekerezo byacu nta muntu wo hanze uza kutubwira ngo cyangwa tujye kubaza kanaka ngo cyangwa tujye kureba muri iki gihugu uko bimeze oya twebwe nyine twitekerereze nibyo rero nagerageje kwitekerereza kuko gutekerezaho mbitekerezaho muri make ndabivuga mu magambo avunaguye kuko maze kubona ko nyine nkuko maze kubona ko tumaze mu myaka yose 60 muri Repubulika tuyobowe n'amashyaka ubutegetsi bushingiye ku mashyaka ya politiki mbona nyine ko nibyo François mu kanya yavuze yakuvuga ukuntu igihugu ngo gifite Repubulika ngo cyagenda muri demokarasi abantu bitwa buri munsi abantu bafungirwa ubusa buri munsi ukabona abashinzwe ya mategeko bikiriyeho aribo ba mbere bayica aho wibaza ikibazo ukibaza se ubutegetsi twari tumaze imyaka 60 ni ubutegetsi
wumva ibintu ni urebye ibintu n'amahano twagize byose ukavuga ngo igihugu kiri muri repubulika urumva ko ntabwo ari repubulika mu by'ukuri rwose tujye tuvugisha ukuri aha rero nicyo kintu cya mbere abantu mwatogombye kumva ko tugomba kugeraho ni nk'ibyo mu Faransa aravuga ati wakumva ute ko ujya gutabaza abantu bagukolonije ngo ujye kubatabaza ngo bagutabare uzi no muri jenoside byabaye ugakomeza kuvuga ngo abazungu nibo bazagufasha gushyiraho ubutegetsi wawe gute muri iki gihe tugezemo ntibishoboka kandi tuzi neza ko bagiramo inyungu muri ibyo bibazo tugira ibyo tugomba gukoresha rwose umutwe abantu tukumva ko ari twebwe hagati yacu twaba twangana twaba dukundana twaba tutagize ariko tumva ko niyo yaba ari wa mwanzi wawe ari we uzashakiramo igisubizo cy'ibibazo mwagira ari twebwe ntabwo tuzavuga ngo tugiye gushaka ngo abantu ngo baze ngo badukemure ibibazo byacu ibyo ni ibintu tugomba kurenga pe gute rero wumva icyo kibazo ndayivuga muri make ni natekereje navuga nti by'amashyaka abazungu batuzaniye urebye kuko ukabona n'imikorere yayo wareba mu gihugu wabona hanze y'igihugu ubona atari amashyaka mu by'ukuri nyayo nibyo twavuga nta repubulika imwe turavuga nibyo mvuga rero nti tugomba gushakira none bwa buyobozi busanzwe bwa butegetsi twamenyereye tugashakira ubundi bubwunganira gute rero abaturage abanyarwanda rwose babandi batagiye muri abo mashyaka bashaka umuntu yananavuga atyo akavuga tuti igihugu natwe ni icyacu ntabwo ari mwebwe mugomba kuyobora gutya ngo muze mudukandamiza mutubeshya ngo twarabatoye kandi ari mwe mwitoye mwangiza mukagira ibyo Francois avuga ati nta matora nyayo kuko yigeze aba mu gihugu natwe tugomba kugira ijambo rifatika kandi ryumvikana gute rero aha rero nibyo mvuga nahereye n'urugero rumwe nko muri nteko ishinga amategeko ntabwo abantu bavuga ko inteko y'amategeko yaba igizwe n'abantu b'abanyepolitiki b'abantu bo mu mashyaka ya politiki gusa abaturage bagomba kugiramo ijambo urugero ubona ku mugaragaro byatangiye n'ibyo mvuga nti muri inyandiko ya ndende mvuga nti impinduka koko ndavuga gihe uko nabibona yatangiye muri kiriya gihe cya Kizito Mihigo umuntu yakoze na nyuma yaho hakaba haje na Riderman n'abandi bamwe mu societe civile ubona bafite ijambo rifatika kandi batanga ibitekerezo byumvikana wumva ko ntabwo ari abantu bo mu mashyaka ya politiki nyamara ugasanga ibitekerezo byabo nibyo bihuza cyane abanyarwanda kurusha iby'amashyaka ya politiki ubona ari ni impinduka mu bitekerezo Kizito Mihigo yaritekerereje ntabamubwiye ngo ntabwo yagiye mu butegetsi ngo ajye kugenda ngo ajye muri komisiyo ya reconciliation avuga ati ubwiyunge ngiye kubukorera muri leta oya yarabitekereje muri association ye n'abanyarwanda bafatanyije aravuga ati ubwiyunge nibwo nyabwo n'ubu urumva ko rero naho ngaho nibyo rero wambuza gutetse byagenda bitereye nibyo rero muri makeya tuvuge nko muri cyane nko mu byerekeranye tuzi ko tugira mu itegeko nshinga rivuga nabyo nyine yumva ko rigomba gusubirwamo cyane kugira ngo nyine muri rya tegeko nshinga haza ariko twishyiriyeho koko tugomba ibyo maze kuvuga bigomba kujyamo ko societe civile abantu batari mu mashyaka ya politiki nabo bagomba kugira un contrepoids mu gifaransa contrepoids hakagira ikintu kugira ngo amashyaka batazajya bakandamiza rubanda ahubwo abanyarwanda bo bavuga bati tugomba kugira ingufu kugira ngo tutazakomeza kudukandamiza cyane cyane ibirebe nk'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu imiryango iharanira uburenganzira bw'umuntu yagombye kugira muri repubulika nshya mvuga kugira ijambo rifatika kandi ryumvikana kandi rifite mu buryo ari nabo bagomba kujya mu buyobozi buherera mu buyobozi bwaza bwerekeranye n'ubutabera bwerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubuyobozi bwerekeranye n'umuco w'abanyarwanda ngeze kubivuga mu bindi biganiro umuco w'abanyarwanda ugomba kuyoborwa n'abantu kugira inzego zerekeranye n'umuco w'abanyarwanda ufitwa n'abanyarwanda kuko ntawe bigomba guhurira na politiki ntawe bigomba kugira ngo nyine binuze ntawe bigomba guhurira na politiki byerekeranye ubutabera bwacu mu Rwanda ntabwo usanga dukopera abazungu ngo za minisiteri ngo y'ubutabera iyobowe n'abantu bo mu mashyaka ntabwo bigomba kujyana nta kugira ngo nibyo ubona usanga ubu ngubu na mbere hose usanga
abanyepolitiki aribo bacamanza ba mbere, aribo bacamanza bakuru. Ugasanga perezida wa repubulika aracira urubanza n'urubanza rutaranatangira. Ni ibintu biteye isoni kuva muri repubulika yose niko byagenda. N'urubanza rutarana n'uho bigenda byagiye bikurira kuko birarenze rwose. Weze ubucamanza mu Rwanda nagamuntu. Urumva rero n'ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kuva ubutabera, kandi nanone tugashaka ubutabera noneho butari ubucamanza, ahubwo ubutabera bugamije ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Urumva ko iyo ni yaba ari impinduka mu byerekeranye n'imiyoborere y'igihugu. Ibyo ni ingero ndi gutanga. Navuze nko muri mu mategeko vuga ngo yerekeye n'ibyo n'ubutabera ko bugomba kuva mu kwaha kw'abanyepolitiki bikajya mu baturage, mu Banyarwanda basanzwe, bakikiraho ubutabera nyabwo koko bwiza kandi wewe n'abantu batari mu mashyaka ya politiki. Ibyo ni ingero ntanze. Ibyo n'inzego zerekeranye tuvuye nk'itangazamakuru. Itangazamakuru mbivuga cyane, ntabwo wakumva ukuntu byayoborwa n'umuntu uri muri guverinoma. Ntabwo yagombye kujya muri guverinoma ngo abe minisitiri ngo yitangazamakuru, kubera ko icyo gihe nyine bizaba iby'abanyamashyaka. Kandi abantu kugira ngo abantu bavuge, abantu bisanzura, abanyamakuru bakore ibiganiro mu buryo bwisanzuye, batanga amakuru mu buryo bwisanzuye, bagombye kwisanzura koko. Ntabwo wakwisanzura rero uyobewe n'ishyaka riniri, ejo ukayoborwa n'irindi shyaka, wahora n'ugora uhuza ukaba ukorera mu shyaka. Muri make izo ni ingero zimwe ibyo zakwerekana uburyo twavugurura amategeko y'igihugu kugira ngo hajyeho inzego zikomeye, inzego zikaba arizo zikomera nyine nk'uko tubivuga muri demokarasi, zigakomera kurusha abantu. Niba numvise neza wenda uravuga mu by'ukuri ko kino kintu dufite mu Rwanda cyitwa repubulika, mu by'ukuri ahubwo ndetse n'iryo jambo ubwaryo si Ikinyarwanda ubwabyo deje dutangiye. Twari twifite ingoma yacu ya cyami izana repubulika, nabwo yo ikindi kibazo, ariko nukwinjira aho ngaho. Uravuga muri make ko kino kintu kiri mu Rwanda cyitwa repubulika, cya kintu cyitwa demokarasi, twagombye kongera kubitekereza, kujya kubitekerezaho bundi bushya, tukabihuza n'umuco wacu wa Kinyarwanda, tukabihuza n'icyo dukeneye mu Banyarwanda muri make, kugira ngo umunyarwanda abeho atabangamiye undi kandi abeho afite agaciro, kuko ko birasaba imitekerereze yo hejuru. Mu kanya François Munyabagisha arimo avuga ati kugira ngo ingoma ya cyami hano mu bihugu bya hano mu Bufaransa niho tuzi cyane, kugira ngo ize kugira ubwo abaturage bayikuraho, uriya mwami Rudoviko wa 16 niba ntibeshya bakamukira ariya kuko wamugenje, nuko habanje ko ikintu cyitwa le siècle des lumières, kuvuga haciyeho imyaka ikinyejana cy'urumuri, abantu batekereza batari ko burya abantu bavuka bangana, nubwo umwe aba mwami undi akaba iki ngiki, ariko abantu burya tous les êtres humains naissent égaux devant la loi. Imbere y'itegeko kuvuka bangana, ubundi nta muntu wagombye gusumbura. Bikaba mu mitekerereze yabo, mu ntiti zabo, bakabitekereza bakabikwiza mu bantu, bakabirwanya bati ari nka noblesse, urusoko noblesse. Abantu bavutse bakoma ku ngoma, urumva bavuka bangana n'abaturage birirwa bigaragara mu byondo babahingira bakorera bishoboka, bakabirwanya. Ariko abo bantu b'urumuri de lumière bagatanga ibitekerezo, bakabitekerezaho, bakabigaragaza kuko mu by'ukuri abantu bagombye kuvuka bangana imibiri, kugeza n'aho bigeraho abaturage bose babyumva batakuzwa ibyo kubyabo nta mpamvu yatuma ntanga imisoro nyiha umwami gusa atambwira igiye kuyakoresha, akabitekereza gutyo wese wamusiga. Uko abaturage nyine barivuruta ingoma bayikoraho mu Bufaransa, bahita bashyiraho repubulika nyine, repubulika. Ariko nta mu Bubiligi mu Bwongereza ho ahubwo bagiye babivugurura, bakabihuza nyine n'iyo mitekerereze mishya, n'iyo myumvire mishya. Reka nze kuri François Munyabagisha rero mubaze, ese bwana François Munyabagisha,
nawe wazanye icyo cy'imitekerereze y'abantu bafite urumuri mu mitekerereze yabo. Urabona mu Rwanda rwacu ibyo bintu byashoboka, ndetse bihuze n'uburyo abo twari tuzi ko bafite urumuri mu Rwanda rwacu cyangwa tuvuga ko bafite urumuri mu Rwanda rwacu, ahubwo usanga bahitamo kujya nta gusingiza, ndashaka kuvuga aho bajya gufatanya n'ubutegetsi buriho kugira ngo basobanurire abaturage kurushaho ko bagomba kuyoboka ubutegetsi ko bagomba kubwumvira. Mfata urugero rufatika rwose witwa Evode Sukumwasira, nuko niwe muntu wagaragaje ibitekerezo bye ku mugaragaro, kandi agaragaza umunsi umwe avuga ibintu, twongera kwicura mu gitondo avuga ibindi, aho avuga ati ese ubundi najya kuramya udafite icyo ari bume. Akoresha ijambo rikomeye cyane ryitwa kwimurira ubwonko mu gifu. Bwana Fazogera zera jambo wararyumvise ngiye ko naryumvise, ni ijambo ryanteye ubwoba, ijambo rivugwa n'umuntu uri muri kaminuza ko ahisemo kwimurira ubwonko mu gifu kugira ngo aramye ibintu, aho kugira ngo avuga ati nyamara ndabona abantu barimo kuyobora nabi, arabibona yarabivuze. Agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro ntagara yanjye fendo sitasiyo, ariko arabireba batari kubyuka ari byo baka bisemo kwimura ubwonko mu gifu. Ngiye koko ese urabona le siècle de lumière izagera ryari mu Rwanda, bwana François Munyabagisha? Ni ikibazo Celestine mbabwira kuri ni ingorabahizi, ariko rero ntawa kwiheba. Hari ibimenyetso bigaragara ko ibintu birimo bihinduka, bivuze nibyo. Urumuri, abanyarumuri nibo ba mbere bakenewe, bagazana urumuri kugira ngo ubwo butegetsi Aloys avuga bushobore kugerwaho. Ariko se bari hehe? Hari ariko naho wavugaga nko mu Faransa, urumva bamaze imyaka batekereza, siho honyine n'ahandi muri bihugu by'i Burayi barategerezaga bakagenda babungungikanya. Byamaze igihe n'igihe bamariye gukorera revolution bakavanaho umwami, uriya mwami n'umugore we ibyo bamukoze buriya, babona biriya bintu bakoze ntabwo byari ibintu by'urumuri. Ni ukuvuga ko mu gihe bari barimo bakora urumuri, hari abandi bibwiraga ngo bafite urumuri, noneho bakaza bakivanga muri rwa rumuri, bakazana urumuri rutukura, ibishirira byo kotsa bakavangira. Natwe tuzagira abantu bafite bazana urumuri, ariko hakajyana n'abandi bavangira. Wabona twavugaga uwo Evode wimurira ubwonko mu gifu, ibyo ni ibivugwa, ariko kandi ingiro ze ni ibintu bigaragara. Ariko rero urabona mu mwanya bavugaga iby'abapadiri, abantu b'abapadiri, abantu bihaye Imana, ariko ugasanga ibintu ibyo barimo bavuga n'ibyo barimo bakora mu by'ukuri binyuranye n'ibyo bigisha cyangwa n'imyambaro bambaye. Twarabibonye, yego umuntu yanazamuka ngo muri za jenoside, ariko ni ibintu tubona ko ari abantu baba bihaye Imana, ariko ugasanga ari n'abasirikare, ugasanga batwaye imbunda aho gutwara Bibiliya. Noneho ikibazo rero kinini aho gituruka n'iki kibitera, kuko mu bintu byose burya nawe tujye tuyageza, iyo tureba ikibazo tujye tujya kureba, yego tugisesengure mu miterere yacyo, ariko tukijya mu mizi turebe ikigitera, bituruka he? Ni kuki dufite abantu bakwitwaye ko bazanye bagombye kuzana urumuri, ariko ugasanga barafata ubwonko bakabujyana mu gifu? Ntabwo ari umwe, si babiri, ni benshi. Abantu bari mu Rwanda, umuntu akashobora kujyaho akavuga ngo bafite ubwoba, ngo niyo mpamvu batavuga.
mu mwanya wageze ikiganiro na ba Gatebuke n'abandi bajene n'urubyiruko mwaganire cyane ku kintu cy'ubwoba. Icyo kintu nanjye nagitekerejeho, ni ikintu cy'ubwoba. Ariko rero burya umunyabwenge, umuntu ufite urumuri ntabwo agira ubwoba. Iyo ugenda nijoro nta rumuri ruhari, hari umwijima, ugira ubwoba, ugenda wikangana z'abaringa, akantu agahunyira karaguruka, umusatsi ukakuva ku mutwe. Ariko iyo hari ukwezi, umuntu aragenda agatembera pe, ntabwo aba agifite ubwoba, kuko naho igisumbe giturutse uba ukibona kare. Iyo ufite isitimu yawe, ubwoba bwawe iyo utwaye imodoka nijoro amatara akakuzimiraho, ugira ubwoba pe. Noneho rero niyo utwara ahantu hatari amatara aya ngaya, ugira ubwoba. Ubwoba rero ni urumuri, umuti w'ubwoba ni urumuri. Noneho iwacu rero urumuri, Perezida Kayibanda yarabivuze, biri mu murage yadusigiye. Nuko yabivuze mu Kilatini, ariko yavuze ngo illuminatio et salus populi, urumuri niyo mizero ya rubanda. Iyo ni inshingano yahaye, ni ikirangantego yahaye Universite y'i Butare. Kubera iki? Kubera ko iyo universite yagombaga kwigisha, yagombaga kurema abantu batekereza bafite urumuri, ikanarema n'abantu bafite ubugeni bwo gukora imirimo, abatekinisiye. Ariko ikigaragara ni uko universite yaforomye abatekinisiye, ntabwo yigeze iforoma abantu batekereza, abantu batanga urumuri. Nicyo kibazo dufite. Noneho rero ubu ngubu uti bizagenda bite? Birimo biraza kuko n'ubu ngubu turimo turabiganira. Reba radiyo urumuri yaraje. Kuki mwafashe izina urumuri? Kuki mwafashe izina urumuri? Urumva rero ko hari birimo biraza, hari icyizere. Ejo bundi mwabonye uriya mudamu Idamange. Njyewe mbabwiza ukuri, biriya biganiro bye, biriya bitekerezo bye yakurikiranyije akabitanga, ubirebye uko biremye n'uko bikurikiranye n'uburyo yabitanze. Yego hari igihe bigeraho bukavuga ngo reka tanga uriya muntu ngo buriya ngo ni Imana yamuvugiyemo. Nabyo ni ikintu gitanga icyizere. Niba Imana isigaye ivugira mu bantu, hanyuma abantu bagatanga ibintu bifite urumuri, bifite urumuri, bitafite agatotsi k'ubwoba. Ibi urumuri rudafite agatotsi k'ubwoba, biba ni ikintu gitanga icyizere. Noneho rero nkavuga ni ubu abantu bakiri batoya barahagurutse, barimo barumva, bumvise Kizito. Bamaze kumva Kizito, abishe Kizito barimo babiba imbuto y'ubwoba, ngo abantu bazatinye ko nibatangira nabo kuzana urumuri, gutekereza ko bazajya babizira, bazajya babicwa. Ariko iby'Imana ni ibitangaza. Igihe Kizito amaze gupfa, nagize umujinya, mbabwiza ukuri. Nagize umujinya, ndavuga nti icwende rya FPR ntirishobora koga. Kandi koko kuva bakwica Kizito, njye naje kumva yuko, nibwo numvise yuko FPR nubwo navuga ko igomba guseswa, ariko abantu bari abantu kari agatsiko, ibyako byarangiye. Noneho ariko icyo nashaka kuvuga nuko Idamange yaraje acanye urumuri. Ubu hari abantu noneho batangiye kumva. Ikintu gisigaye gusa, icyo nashaka ko wenda kuvuga muri uru rumuri, nuko muri bya bindi tubavuga byo gusubira muri gakondo. Yaranavuga ngo ni impanda, hariya ngo ni impanda ya gakondo. Ntabwo nzi icyo wenda yashaka kuvuga, ariko njyewe iyo numva iyo ngoma yirangira muri njyewe, ndavuga nti gakondo ntabwo ari gakondo gusa y'Abanyarwanda bo mbere ya 1994, ni na gakondo yacu ya kera. Iyo gakondo rero twagiraga amategeko yoroshye, dushobora kugira amategeko yoroshye.
ntabwo twari dufite ngo inzego z'ubutegetsi nk'izi z'abazungu ngo turafite ngo abadepite turafite abasenateri turafite abaki ibyo byose ni ibintu ngo turafite amategeko ahana n'amari ibyo byose ni ibintu dusubira muri gakondo yacu dushobora kumva ko twebwe dushobora guhindura uburyo bwo kuyobora tukoroshya ibintu tutagize ntabwo ari ngombwa kugira abantu ngo b'abadepite ngo duhemba mbese urabahemba ngo babakurikiye si abadepite akazi kabo mu ngewe muzambwire abadepite bakora akazi ki buri munsi ku bundi umudepite yagombye gukora amasaha 28 kuri 28 nibo umunyepolitician nicyo akora kimwe n'umushakashatsi ukora amasaha 28 kuri 28 umudepite ngo ubishyiraho amategeko hari ubunguko abakora akahe kazi ntabwo abahemberwa ubusa aba bakagira ngo nana abadepite ngo 120 cyangwa 200 bakora iki muri biriya bihugu byacu niba ese biratugoye kugira amategeko 10 hakaba ari ayo ngayo cyangwa akababiri birananiranye kuki tugomba kugira amategeko y'urugungikanya atanazwi yo kujya kwibiramo abantu gusa no kwiciramo abantu amategeko nayo Yesu Kristo yagize rimwe gusa uzakunda Imana yawe ukunda kurusha abandi bose ubundi ukunde mugenzi wawe nkawo bwawe abarabirangije byose maze dufite itegeko nshinga ari iryo ngiryo noneho hasigaye tukigisha abantu ukuntu abantu bagomba gukundana nta kindi tutigisha kuvuga ngo ntuzakora ibi cyangwa se ngo turashyira amategeko ngo hano turahanira iki ahubwo dushyireho ingamba zo kwigisha abantu zo kugorora abantu zo kunga abantu niba abantu aho zirisha zikomatanya amahembe niba abantu bagiranye ikibazo hakaba urwego rwo kubunga ntabwo dukeneye abantu bicara hariya ngo bahemberwe ngo gushyiraho amategeko ayo mategeko ni iki ni za filibarbore byo gutera abantu nanone ubwoba rwose mu mbabare ni aho ngaho tugomba gusubira inyuma abantu bagatekereza tugatekereza ubwo ntazi igitekerezo mvuze gutyo ariko ni ibintu njyewe natekerejeho na musomesha nzi ko yatekereje cyane ko ibyo bintu byo gushyiraho ubutabera abyita ubutabera ariko nabyo tuzabihindurira izina tuzabyite wenda ubunyakuri kuko ubutabera kubera ibyo byo kubera turabigarura kubera iki tubivanemo tubyita ubunyakuri wenda cyangwa se tubishakira irindi jambo ariko nzi ko ikintu cyitwa bwunga agikomeho cyane kandi nanjye kingwa neza cyane kumva ko niba umuntu bagiye mu ubwo butabera ntabwo agiyeyo byo kuvuga ngo baraca imanza cyangwa se barahana bihanukiriye oya ahubwo bajyeyo ari ukujya kunga kera mu Rwanda niko byakoraga noneho rero ibyo rero ni ya gakondo dushobora kugarukamo noneho abantu bagatangira bagatekereza kandi noneho abantu batekereza ngarukiye rwose aruzi ibyo yavugaga ntabwo ari abantu bikoreye imvi ku mutwe si abantu bikoreye ngo za ibitabo bafite ibitabo ngo na za diplome basoma bajya bate n'umuturage ku musozi nawe aratekereza nawe igitekerezo cye gihabwe agaciro kuko niwe ubwo butegetsi niwe bubereyeho ntabwo bugomba kuberaho abo bantu ngo bishyize hejuru batwebwe twigize twambara amadorubindi twambara amadorubindi ubundi tugacomekamo n'inzara ngo zo kugira ngo tugaragaze ko wenda ngo natwe twaba amashiti ubwo nari nyereye ariko umuturage azi ubuzima abayemaho umwegere wenda umugire inama atari ukujya kumubwira ngo njyewe rero ngo kuko ngo nasomye ibitabo ngo nje kukubwira ngo bigukwiriye ganira nawe akubwire uko ubuzima bwe bumeze n'icyo yifuza umugire inama umubwire uti nyamara ubonye amazi mu nzu aho kujya kuyavoma mu mugezi hariya tuyakuzaniye ukaba uyafite iwawe ku irembo cyangwa mu rugo urabona bitaba byiza akubwira ati reka jyawe amazi yo kuzajya nkaraba buri munsi ntabwo nyashaka ntayashaka nyine wimuhatira yahaba yashaka noneho nawe ejo mu gitondo azashaka n'umubwira uti njyewe hari umuriro dushobora ugende wumvikana n'abaturage bagende babona ko ari ibintu bibafitiye akamaro
aba ari byo dukora aho byo kuguruka ngo abazungu bafite ngo za sena ngo abazungu bafite za perezida gani perezida ukagira perezida nashani kugenda mu madege mutazi no gukora igurudumu. Ntabwo byoroshye. Hari umuntu unyandikiye mu kanya mbere byo wavuze mu kandi yerekeranye n'uruhare rwa padiri n'abantu bihaye Imana. Hari umuntu wumvise byanavuze mu kanya aranyandikira rwose en privé, ndimo ndabera kuri telefone yanjye, yandikiye en privé arambwira ati inbox ko bavuga, avuga ati rwose twamaganya abapadiri bakomeje gutiza agatsiko umurindi, ati bagomba kumenya ko tubazi, ati kandi tubasaba kwisubiraho, ati dore ko turi mu gihe cy'igisiyo. Avuga ati niba tisubiraho tuzavuga amazina yabo ku mugaragaro bityo ibyo bimenyekana. Ati nibareke kwambara impu z'intama ari ibirura, bareke kurara bagambana, maze ngo nibucya bambara ibishura ngo bagiye gutura igitambo cya misa no gutanga andi masakaramentu. Ati abasazerdoti bifatanyije n'agatsiko k'amabandi bitwaje intwaro nabo bamenye ko tuzabafata nk'ibisuma byambaye imisaraba bikihisha mu bishura bikitwaza Bibiliya, nyamara mu by'ukuri ari abafatanyacyaha n'inkoramaraso zafashe u Rwanda bugwate. Uyu ni umuntu rwose n'umunyarukiye umwaka akwigiye niba wavuze mu kanya nkabonye none ahangaha rwose umuntu akanyandikiye, urumva ko kandi ari mu Rwanda ndamuzi, ubona ko mu Rwanda bazi birimo kuba. Mu kanya urarugikora mvuga mu kanya bavuga ati umuntu ubona akarengane agaceceka, uwo muntu we mubi kurusha ukora akarengane, kuko uwo muntu aba arimo afasha uwo muntu ukora akarengane ntashobora guhagarara. Uramutse ubona umuntu arenganye undi ntugire ikintu uvuga uciye ukarekera aho ngaho, uba rwose ufitije umurindi umuntu urimo gukora akarengane. Uyu muntu rwose uri mu Rwanda mushimye rwose, nzi ko arimo kunyumva, niyo mpamvu yatumye anyandikira biriya ndakuvuga ati rwose abapadiri baburuke rwose barebe ukuntu bakora akazi kabo kubyo mbega be kuba bafatanyacyaha muri make. Ndagira ngo rero ngaruka kuri kandi kazo Francois nagira ngo aho ngaho k'uwo muntu uvuze ati abantu babona akarengane bagaceceka, cyane wenda abantu bari mu Rwanda, nagira ngo wenda ngororeho akantu gatoya, nibyo ngororeho akantu gatoya. Yego nibyo. Tugomba kubanza turebe abo bantu babona ko karengane bagaceceka, niki gituma, niki kibatera guceceka. Noneho icyo ngicyo kibatera guceceka aba ari cyo tubona ko ari cyo kibi. Ntabwo abo ngabo ari bo babi kurusha ba bandi bicana, ba bandi bakora ibibi byose, ayo mabi yose. N'abo ngabo bakora ayo mabi bariya kari agatsiko ko muri EPR ntabwo ari bo babi. Hari ikibi kibatera gukora biriya, hari icyo ngicyo nitukimenya akaba ari cyo duhangana nacyo, tukareka guhangana nabo, ntabwo bazadutera ubwoba, kuko twebwe icyo ngicyo ikibatera iyo ndwara nicyo tuzahangana nabo. Ba banyabwenge, ba bantu bagombye gutanga urumuri badatanga urumuri, bafata ubwonko bakabujyana mu gifu. Tugomba kureba niki gituma bakora ibyo bintu, kandi ubundi bagombye kuba abanyarumuri. Nicyo tugomba kujya tureba, ntiturebe wa muntu urimo wivuruguta mu ntuza ngo abe ariwe tureba aho gituma yivuruguta mu ibyo bintu. Ni bikomeye cyane. Wenda ngako nagira ngo wenda tugarure ibyo rwose, ahubwo utumye wenda ngira akabazo kanyuma ngira mubaze mwembi kuko ndamatsemo gucika, ariko murabona ko twavuze kandi tugitangira ko nako tugitangiye cyogana ko mu by'ukuri ugasanga nta bwigenge busesuye twabonye, kubera ko twabohaye n'abazungu, akaba aribo batugenda batugendera badupfonyoreraho mumere gutya, mukora ibi, mugire mute. Ese nahera kuri Bwana Marozi musomesha, Bwana Marozi musomesha, urebye uburyo isi yowe muri rusange, ibintu bita la géopolitique globale y'isi kunyobowe, ukareba uburyo
Afurika kuko bajya kuyikoloniza na mbere ko bayikoloniza baza bayigabagabanira imbere ntabwo bigeze bihinduka burya ntabwo bihinduka n'ubu ngubu. Ese urabona abantu bagashaka wake bazemerera Afurika ko yagira igihe yifata mu ntoki ikitekerereza ubutegetsi bwayo ikigenga ikiyobora ikishyira ikizana? Ni abahinyiro zifatika rwose. Iyo urebye byabaye muri Afurika y'Epfo ukareba ukuntu bavuga Mandela ibyo yakoze byose, nyamara abantu bavuga ko Mandela mu by'ukuri ari ibikorwa byamaze kubona ko ari ibintu bigana, batereka dufate uyu muntu tumujyane tumukoreshe kuri ubu buryo. Iyo urebye ibyabaye ejo bundi muri Congo, nta muntu ufite ngo kuduhisha, tuzi uko amatora yabaye muri Congo, tuzi ko kigenda kugeza atorwa. Ni ibintu tuvuga tweruye kuko ni ibintu byagaragaye, ariko ukuntu abanyamakuru bakomeye ku ino si babigenje akaba ari muri perezida muri kano kanya, tuzi ibyo byacu mu Rwanda byose mbabwira turabizi. Muri Uganda warondora, muri Tanzania ubu batangiye kuba bwihwisa ko Magufuli yaba atishwe n'umutima gusa, ko hari ibintu bagiye batumvikanaho, cyangwa se avuga ati no, cyane cyane politiki yashyize ivuga ati kwigenga mu by'ubukungu. Aravuze yerekeye inkuru nziza ko yapfuye, iyo ntawe ubizi. Ubwo ntibase unyuma Habyarimana ko yavuye turabizi, nta bitubwira turabizi. Ariko na perezida w'u Burundi Kabila wandi wari bagiye gukoresha no Kadafi, turebe Kadafi yamuyagitugu byose, ariko umuntu wese uvuga ati turagira ngo Afurika yigenga yishyire yizane, ubona uko birangira. Urumva amaze yose mu byo yose ukuntu ameze. Ese bwana Ruzizi rwose Musomesha, urabona ibitekerezo byawe ukuntu wumva ubutegetsi bw'u kugera mu Rwanda, urabona abayobozi b'isi bafite kubyemera bikajya mu bwana Ruzizi Musomesha? Urakoze Celestin. Igisubizo kimwe, igice kimwe cy'igisubizo kiri mu byo wavuze byose, kubera ko deja umaze kubivuga byose ukavuga ko tubizi. Ibyo byose uvuze turabizi. Igisubizo rero ni twebwe, ntabwo ari ngombwa ko aribo bagomba kubitwemerera. Reka noneho nguhe ikindi gisubizo kindi, ni twebwe tugomba kubikora, ntabwo tugomba kubibasaba. Nibyo François Kare yavuze ati mujya kwigaragambya mukajya kwandikira abantu, mukajya gusaba abazungu ngo nibakorere ibi. Nimwe mugomba kubikora, ntabwo ari we uravuga uti batwemerera. Babikwemerera se bati kubera iki bagomba kubikwemerera? Ubundi ntabwo babikwemerera, niyo uzabibasabije aba ntabwo bazabikwemerera. Ni mwebwe mugomba kubibona mutayibasabye. Reka ikindi gisubizo nkiguhe, ariko ni ikintu ni agapara gatoya. Nandika igice cya mbere cy'inyandiko gitangaza umwaka ushize ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi, narakirangije nkirangije ndagitangaza nyohereza Abanyarwanda. Umunyarwanda umwe arambwira ati ataranayisoma, noneho ayibonye ariko ntabwo ayisomye, nahise numva ko atayisomye yose. Arambwira ati reka nkugire inama ntiyi, ati hinduza inyandiko yawe mu Kinyarwanda ushyire mu Cyongereza, ati noneho uyohereze, ambwira ambasade y'igihugu cyo hanze aha ngaha mu Rwanda. Kubera iki kara ibyo bintu ubimbye kugira ngo mbwire inyandiko yanjye yanditse mu Kinyarwanda nandikiye Abanyarwanda, kuki mbwire ngo nyohereze ngo muri ambasade? Kesi niko niyo ambasade navuze ko ntabazi, kuki mbwire ngo nyohereze? Ati none se uyoboye ko abo bazungu aribo bayobora, aribo bafite ijambo mu gihugu cyacu? Imana yanjye, nahise numva n'ibyo wavugaga rero n'ibyo twavugaga. Umva kugira ngo Umunyarwanda usohora inyandiko imugenewe, urumva ukuntu tugifite mu mutwe akaze nako hafunze. Inyandiko yanditse mu Kinyarwanda ubishaka bigenewe Abanyarwanda, ariko aravuga ngo yishyire mu Cyongereza ngo yishyire abazungu.
nahise numvise byarambabaje namubwira nkubwire rero inyandiko ni mwebwe abanyarwanda yiha ni mwebwe mugomba gushaka impinduka ntabwo ari abazungu bazabashakira impinduka ni mwebwe mugomba kuyikora ni twebwe tugomba kuyikora nabishyize mu kinyarwanda mbishaka iyo ushaka bananditse mu gifaransa urumva rero ku gisubizo rero cyawe nawe wambwiraga naho ngaho nibyo twaba tuvuga tuti nibwo bwa bwigenge busesuye mvuga muri inyandiko nyine niho tugomba guhinduka muri twebwe ni muri twe dabo ni muri twe mbere yo kugira ngo ijye mu butegetsi niwe muyobozi igomba kuva muri twe niyo yumye ntabwo ugomba kubisaba abanyuzi ingero kandi François yaziguhaye koko ko ari abantu ari abanyarwanda Kizito Mihigo nta muntu yasabye hamuzungu yasabye uruhushya rwo kugira ngo akore impinduka yo kugira ngo tubabarane mu ndirimbo yitwa iteme yaravuze ati tuzabatungura abanyamahanga tuzabatungura bazi ko tuzi kwicana gusa iriya ndirimbo irimo byose ariko irimo byinshi cyane harimo revolution donc intuza rwose mu impinduka nkavuga ati tuzabatungura bazi ko tuzi kwicana gusa ariko twebwe tuzabereka ko turi n'abanyembabazi n'ibyo rero ndumva rwose byumvikana tuzareba aho bizahanganira cya kintu twita na real politics y'ino si uburyo iyobowe byo nyine birumvikana nongeye n'ubuse mbwira mu radio muri ko ahantu turi hano turi mu rwego rundi rutari ibya bya propagande bya byose no turi mu kuyobora imitekerereze mu kumurikira imitekerereze kugira ngo abantu batangire kumva ibibazo turimo guhana by'uko bimeze nagira ngo rwose mbasabe tugere kuvugira bya uyu munsi nakoze umusozo tugisubikira aha ngaha tuzi ko turi ku ngazi y'ubwiyunge nyakuri iyi ngazi uzingazi igenda igenda kwanagira ingazi ya mbere yakayera tuzamuke buhoro buhoro tumurika twenya tuzamuka itoroshi dufata kandi tumurika kandi kantu kamwe umunsi tubigerekeye kuntu abanyarwanda bagombye guhumukirwa bakamurikirwa bagatangira gutekereza kwitekerereza uburyo bagombye kuyoborwa birakomeye ariko ntabwo bikomeye nagira ngo mbasabe buri wese agenda afata akajambo k'umusozo hanyuma tuzigaragaza uyu munsi nako ducumbika cyane uyu munsi amatakoze gutaha kamere kuri bwana François Munyabagirane wagiye kuvuga ndadusoreza kuri bwana Louise nubwo rero baje bwose namureka we abe abana omega nibyo byiza none ngiye kugerageza nanjye mvuge impine dore nahinya amavi warubuze uti abo bagashaka boke bazatureka ibyo wari avuze nibyo nanjye niko mbibona yego ariko nkaba nakongeraho aka ngaka burya urebye kera muri za 70 za 80 u Rwanda ntabwo rwari ruzwi hanze ntabwo rwavugwaga mwabonye n'aba badarere baravuze ngo babohereza muri misiyo mu Rwanda ariko ntibari bazi u Rwanda aho ruri kandi abasirikare agenda atazi aho ruri ntirwavugwaga ariko mu Rwanda ibi bihugu by'ibihangange byose hafi ya byose byari bihafite ambasade Korea yari hafite ambasade Ubushinwa bwari bafite ambasade ba Rusiya bari bafite ambasade Abagande bari bafite ambasade Abagande bujyana igihugu gikomeye nacyo si igihugu cy'umwami se ngo Canada yari hafite ambasade Etats-Unis yari hafite ambasade Abadage bari bafite ambasade nawe Libya yari hafite ambasade bon kubera iki hari ukuntu abantu bavuga bati abo bose bazaga ambasade bahari bafite inyungu bakurikiye tutazi birashoboka ariko icyo nge navuga ni uko icyo gihe hari politike bari barashyizeho ngo y'amahoro n'ubumwe zahabu ngo ikaba ari amahoro diyama ngo ikaba ari ubumwe ibyo bintu byari nk'ibintu bitanga amahoro bihumeka amahoro abantu bakumva yuko u Rwanda rudashaka kujya gutera ibindi bihugu ko za ndwara zayo za kera
zo gushaka kujya gusahura tw'abandi ko ibyo bidahari none bigatuma ibyo bihugu by'amahanga bireka u Rwanda rukennye rukomeza kugerageza ukuntu rwabona uko rutera intambwe n'ubu wa mugani Kizito yarabivuze ati bazi ko tuzi kwicana ubu abantu hose aho ugeze abahutu n'abatutsi bazi kwicana abantu barategereje bakavuga ati ese bariya abantu bashobora kwiyunga abantu bajya hariya bakabona bagera i Kigali babona imbunda zihari zituma abantu baseka abantu bakavuga ati abantu bariyunze rwose Kagame yakoze igitangaza noneho ariko nta gitangaza nta nuko abantu biyunze ahubwo nuko za mbunda n'aya maraso yamenetse bitera umunuko bigatuma abantu bibombarika n'ubwo urabona ibivugwa baravuga bati hagize abantu bamenye ko Kagame yapfuye bajya mu mihanda amaraso yawe kongera kuko urumva ubwo bwoba abantu baba bafite ariko icyo gihe kubera ko ubu ngubu abantu amahanga bazi ko dufite icyo kibazo cyo kubanisha abanyarwanda niba rero naho ngaho badutegereje naho ngaho bategereje twebwe tuzi neza ko icyo kibazo ntabwo ari ikibazo gikomeye ubwiyunge si ikibazo gikomeye ntabwo ari ikibazo gikomeye ni urumuri gusa tukamenya impamvu ayo mahano yaje twamara kubimurika abantu bagahita babibona bagahumeka impumeko nziza tukiyunga abantu babona turimo twiyunze twongeye twibereye abantu bazima twavuye mu bisazi abantu bazadushima bazavuga bati mbega b'abantu badukunda ibyo ngibyo ubundi kubera ko twebwe nta mabuye nta peteroli twicariye nta mabuye y'igitangaza ahari twebwe tuzareka kujya kuyiba muri Kongo nitureka kujya kuyiba muri Kongo ntawe uzongera kutureba tuzirinda kuko tuzaba twize kwitekerereza nta muntu uzaza kudutekereza ngo atubwire ngo mwebwe rero ngiye kubakoresha ngo kugira ngo mbone uburyo njya gufata uranium hariya muri Kongo twebwe tuzavuga tutumva rero twebwe twakize ibisebe twabonye tuva muri ariya mahano ibyo twabayemo twarabibonye mutubabarire twebwe ngubu tugiye kwiberaho twibereho mu bukene bwacu ariko tube mu mahoro nta muntu wica undi kuko ubwinge nta kindi urufunguzo ni umwe gusa nuko tugira ya mategeko yo kunga abantu musomesha yavugaga akaba afite ingingo ya mbere iyo yanashaka ikaba ari nayo yonyine ariko akongeraho yayindi ya Yezu ivuga ngo ubuzima bw'umuntu mu kinyarwanda avuga ngo ni sacré ni ubutagatifu ni ntavogerwa nibukorwaho nibuterwa ibuye rwose ibukorwa ubuzima bw'umuntu bugomba kubungwabungwa burabungwabungwa ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese ibyo bintu bikajya mu mutwe no bya bindi n'amategeko avuga wenda ngo kirazira kwica ibyo ngibyo bikavaho ijambo kwica rikazimangana ahubwo tukumva tugatangira tukamenya ko umuntu aporogaramu ordinateur abantu bakumva ko ubuzima yabona ubuzima bw'umuntu akumva agize urugwiro atari ruriya rw'intuza ruriya rurimo urugwiro nyine ukagira urugwiro kuko ubonye umuntu ukabungabunga ubuzima bw'umuntu leta ikaberaho kubungabunga ubuzima bw'umuntu tukamenya yuko ibyo twabayemo ibyo byarabaye byaragiye ntibikanasubira none icyo gihe n'amahanga ntabwo azigera abona ibyo turimo twebwe tuzirinde gusa kumera amababa gushaka kuguruka ngo tube ibikeri twigize nk'intashya ngo tugiye gufata isi ngo tugiye gufata za Kongo ngo tugiye uretse ko nitumara guhumeka neza ahubwo iyo si wa mugani w'abarafinda niyo izaza itugana noneho itwagure twebwe twaguke tutanabirwaniriye urakoze rwose noneho wabenda gushimye rwose ufite amagambo avunaguye sigombye kwibutsa ndabona umaze kuba umunyeshuri mwiza rwose ndagira ngo rompe na bwana Arezi musomesha ijambo ry'umusozo hanyuma dutangiye ngo dusoze ibiganiro byacu by'uyu munsi ahangaha murakoze cyane Celestin narangiza rwose kuko nongera gutanga ubwo butumwa no gukangurira kuko no kumukira abantu bakumva ko
ari twebwe abanyarwanda, nako nibo ndi kubwira rwose, abanyarwanda nibumve ko ibibazo ari twe abanyarwanda tuzabikemura. Nitureke gukomeza kwandikira abo bazungu, nitureke kwandikira abo bazungu nibaze badukemura ibibazo. Bose iki ni ikintu tugomba kumva, bikatujyamo bikatwumva ko tukumvikana ko ubwo bwigenge tuvuga dushaka ntabwo tuzabuhabwa, ni twebwe tugomba kubyibonera. Ntiturebe kwirukana inyuma y'abo banyamahanga ngo nibaze badukemura ibibazo, ngo nibaze badutabare. Ni twebwe tugomba kumvikana n'abo ngabo batubuza amahoro, tukumva ko b'abanyarwanda tukumva ko kandi nabo bakumva ko bagatsinda bwa bwoba, kuko nabo bafite ubwoba, bagatsinda bwa bwoba, bakumva ko igihugu ari icyacu. Nta kundi bizagenda aho kwirirwa tuvuga ngo turirukanyira abo bazungu ngo abanyamahanga ntabwo aribo bazabikemura ibibazo. Nongeye bisubiremo 100%, ntabwo mbyemera ko ariho bashobora kubikemura ibibazo. Ni twebwe tugomba kumvikana uko byagenda kose. Murakoze cyane kandi muhana ubwiyunge n'amahoro. Murakoze rwose. Nagira ngo ndangirize ku kantu nigeze kuganira n'umuntu witwa David Himbara, uzi ko yigeze kuba umujyanama muri perezidansi byerekeranye n'ubukungu cyane cyane. We yafite ibibonere ye y'ukuntu u Rwanda rufite kwigarurira ibihugu byose bituranye nta ntambara ibaye. Aravuga ati bano banyarwanda bari mu gihugu ubahaye amahoro gusa, buri munyarwanda akajya gushora imari aho ashaka, tukajya hano hakurya muri Kongo tugashora imari, amabanki yacu agakora, tukajya gushora imari, tukajya gufasha amasosiyete kugira ngo ducukure amabuye yaho byose. Yewe hano muri Kenya, Tanzania, hano hose abanyarwanda bazi ubwenge mu mitekerereze yabo ku buryo ngo bazisanga diregiteri w'abanki nationali yo muri Kongo ari umunyarwanda, banki ikomeye cyane cyangwa yambaye amafaranga akomeye ari umunyarwanda. Ati tukagenzura kano karere kose nta rusasu na rumwe ruvuze, nta maraso amenetse. Icyo gihe ndibuka ko hari igihe kigeze kugera njye nabikoze, n'ibyo nakoze, ukajya gutelefona i Bukavu ugakompoza 00250 kubera ko wakompozaga nibwo nyine indicative z'u Rwanda kugira ngo uhamagare i Bukavu. Kubera iki? Byari byoroshye kurushaho. Uhamagara umuntu i Bukavu mu by'uko ari umunyarwanda, byarabayeho. Ariko aho bageze baramure bati dushaka twebwe ntabwo dushaka ibintu by'ubwenge, turashaka ibintu by'imbunda. Ibyo bintu rero rwose iyo bamaze guhana rero, imbunda imaze kwimura ubwenge n'amayeri, nakunda ku bwenge agana n'amayeri rega n'ubwenge, kujya gushora imari muri Kongo nta muntu ubujijwe gushora imari muri Uganda, urebye abanyarwanda bagiye muri Uganda bahunze, jya muri Mozambique, muri Malawi, muri Zambia, urebe ukuntu abanyarwanda bameze. Bakomeje bajya kumera gutyo hakurya hose, kandi ku muryango wacu muri Kongo hari ubukungu bukomeye umuntu yakora. Njye ndibuka nyine muri nkambi, njye nawe mu nkambi ya Inera, nyine hafi ya Kivu, hari abanyarwanda bajya kurangura i Dubai. Ngo abanyarwanda tuzi ubwenge, turi abakozi. Bya bindi mu kanya sizavuze niba rero bivuze niba sabavuze ndandanye kugibagiwe kwivanga kuko ndazimijyanye ugati tuzabatungura. Umunyarwanda umuhaye amahoro yatungura isi. Nge nuko mbyemera byo byose. Ni mpamvu nemera kuyobora bino biganiro, nuko hari ibintu bimwe muvuga numva nemeranywa nawe namwe, n'ibindi mbona birenze dakora, ariko ndabizi neza ko umunyarwanda umuhaye amahoro iyi si yayitungura. Reka rero dusoreze aha ngaha urugero yacu uyu munsi, ubundi duhane gahunda yacu mu cyumweru gitaha. Urangirije ku kintu ngewe cyakora ntemeranyaho nawe. Yego. Indwara y'umunyarwanda ni indwara. Ni indwara bya bindi ngo umukobwa ngo akabuze umukobwa izuba aragendana. Tugomba kwivura indwara y'ubunyarwanda, aho tugenda tukagenda turi abantu, kuko nitugera ahantu tuhagera ahantu tukironda ngo turi abanyarwanda, aho tugeze tukironda ngo turi abanyarwanda.
ntabwo bizatinda ba bantu hahandi mu cya gihugu twasanzeyo bazabona ko twironda turi abanyarwanda bazaza batubwire bati musubire iwanyu ubu hari umuntu reka nkubaze urugero ubu hari umuntu wakwimura abasirayeli muri amerika cyangwa muri canada aho ngaho cyangwa abantu babahimura uraza abo bayisirayeli bahari ikibazo kiri abo bayisirayeli bafite uruhu rwera ariko ndakubwije ukuri nubwo bafite amakaritsiye baba barimo na hano hose baba ariko ntabwo bavuga ngo n'abajuifu kiba bivuga ariko abandi kandi rero ikindi ni uko ubu ngubu bafashe igihe urabona biriya bintu byabaye by'abakora barabicuruje rega iyo abantu bavuga bati FPR icuruza jenoside ntabwo ariyo ya mbere abayahudi nabo bacuruje jenoside aba bazungu babaca ibihano barababwira bati muzajya muduha amafaranga yo kugira ngo twubake igihugu cyacu barabyemera bakazajya bayatanga noneho rero bagira ingufu bamaze kugira ingufu aho bari hose kandi bakaba bafite n'uwo mutwe njyewe nugenda hera wenda koko ibyo uvuga nibyo wenda tuvuga niba cya gitabo cyawe wanditse uvuga uti mbere ya byose ubumuntu yewe ndetse na Kizito arabivuga cyane ndi umunyarwanda ijya ibanzirizwa n'iki ndi umuntu ni ikintu gikomeye cyane rero murumva ko ubwo turimo turahandika turazamuka kuko turimo turarenga ibyo abanyarwanda bibonamo bose deja abanyarwanda barakibona abahutu n'abatutsi deja n'abatwara none usimbuka mugira umuntu kandi akiri umutwa akiri umututsi yewe dufite akazi rero tubijyanga uyu munsi rero tuzakomeza utaha baramukeho umugani w'abandi ubwo nawe mwakoze nawe utari rwose mbona ati muri ndagera rwose dusoreze aha ngaha ibiganiro byacu by'uyu munsi ndabona amasaha yatubanye menshi cyane maze ko hafi saa 5 inanga mu Bubiligi reka rero rwose dusoze twumva nyine akaririmbo kitwa Iteme ka Kizito Mihigo hanyuma tuzeraneho uburyo duhana gahunda y'ubutaha Dori te voglio andare a me,
umunyututse zifashisha agahinda n'akababaro nagize abandi ibyishimo ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze nyagasani azabiduhamo ubuzima budashira nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana aho urwango rwashinze ibirindiro cy'urukundo ahari ubugome n'akababaro cy'imbabazi zawe aho amakosa n'inyama byateye amatako nzajyana y'ukuri ahatura abantu bashidikanya nzahamywe ahagaje abantu bihegenza umuhamya w'ukwizera aho umwijima n'ibyabo byateye imbere nzahatura urumuri akababaro kanjye kazababyarira iseko iseko itera urumbeza Mana singashake guhozwa mbere yo guhoza Mana singashake kumva mbere yo kumva abandi singashake gukundwa aho gukunda iyo ntaze niho numva yose agira amahoro iyo nibagiwe gatoya nibuka byinshi byawe bikampa kubaho iyo mbabarira uwampemukiye nawe urambabarira nyagasani mbese umuntu aramutse adapfa yakugera aho atemana umutegereje mbese umuntu aramutse adapfa yakugera aho atemana umutegereje nta muntu byica bitubera irembo rigana mu ijuru nuko tukazuka nuko tukazuka nuko tukazuka Nshuti mwumva radiyo muri rero ubu ngubu bimaze kuba nyine saa 5:01 ndetse n'amasegonda arimo kurengaho ndagira ngo rero rwose mbashimire ku matuke muri benshi cyane tumaze kurenzaho hafi isaha yose irenga nabwo irarenga cyane kubiganira by'uyu munsi uko byaturyohanye niko bigenda ubwo rero ndagira ngo mbasezereho rwose mbifuriza kurara haryana murota Imana tuzana ubutaha ngiye giti cyanjye tuzarana mu cyumweru gitaha ndumva ari kuwa mbere no kuwa kabiri ariko ejo muzamuri kumwe na mugenzi wanjye Aloys Simbunga ndagira ngo rero ndetse kambe gahunda yose ejo muzamuri kumwe na mugenzi wanjye Aloys Simbunga n'ejo bundi noneho kuwa gatandatu no ku cyumweru muri kumwe na mugenzi wanjye Emmanuel Senga noneho
kuwa mbere no kuwa kabiri tuba turi kumwe nanjye ubwanjye. Ubwo rero rwose mbashimire mwatwike muri benshi intezo mwaduhaye mukomeza aho ngaho rero reka rero rwose muvuze no mvuga nti naraharyana Imana zona ubutaha muraramukeho nimorana Imana ibyago bitazigera bigira ijambo rya nyuma twizere ku rukundo rurusha byose imbaraga kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho nuko tukazuka nuko tukazuka nuko tukazuka ikadupfira reka tukwibuke twibuka abacu reka tuvuge icyiza wavanye mu rupfu kinteru kwizera kiyongera ukwemera nubwo twasheyeshwe n'ibyago by'agahomamunwa nubwo rubanda badukwiriye tuzatura mana nubwo amahanga yavuze ngo tuzicana gusa twe tuzabereka ko turi n'abanyamahasi rero Yesu uduherekeze uwo mushinga utanga amahoro uzatubera urumuri uzatubera umuhoza uzatubera ibera ntagatifu byarumwiyunge ituze mu dore intego yanjye ya mbere urukure isi yose umunyu utuse zifashisha agahinda n'akababaro nagize nk'abandi ibyishimo ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe mu mabaze nyagasani azabiduhamo ubuzima budashira nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana aho urwango rwashinze ibirindiro kimenye urukundo ahari ubugome n'akababaro kimenye imbabazi zawe aho amakosa n'inyama byateye amatako nzajyana y'ukuri ahatura abantu bashidikanya nzahabera ahaganje abantu bihebye umuhamya w'ukwizera aho umwijima
ishami ryabo ryateye imbere nzahatunga urumuri akababaro kanjye kazababyarira iseko iseko isheje umeza manasi bashake kuhava mbere yo kuhoza manasi bashake kumva mbere yo kumva abandi sibashake gukundwa aho gukunda iyo ntaze niho numva rwose hagira amahoro iyo nibagiwe gatoya nibuka byinshi byawe bikampa kubaho iyo mbabari wambabarira nawe urambabarira n'abasani mbese mu mparamutsa adapfa yakugera amatemana umutegereje mbese mu mparamutsa adapfa yakugera amatemana umutegereje ntabwo urubyiza itubera irembo ribana mu ijuru nuko tukazazuka nuko tukazuka nuko tukazuka